Katwachire MC Kandi na Musa. Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twachire MC Kandi na Musa. Murakoze. Nitwe Musikandi. Nanjye nitwa Musa. Turi impanga. Urugo nindu. Erega induba habaho. Tuzahavuga mpaka namwe habanuki. Reza tuvuga umunuko gusa. Mamune yagahinda. Nukuri kandi. Hari ibintu nshaka kuvuga. Oya. Hari ibintu nshaka kuvuga. Nkubitira muri iki gitwe. Bivuge. Oya nkubitira muri. Wewe bivuge niba bitagize icyaha. Urumva ikibazo ariko iminwa yanjye yumye. Ese kandi wabaye iki? Iminwa yanjye yumye. Ese wanywera umogi. Urumva bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Ako nawe aki fata ku mavuta. Ako hano hari umukobwa nabonye. Ahubwo uretse gatoya. Abo bantu nukuri kw'Imana. Uretse gato mbonye umwari ariko we. Nyuma iyo tubonye umwari amagambo arahagarara. Umugore kwisonga. Uyu mwari nabonye abantu bose bamupostinze. Vayo nanjye nabuze ifoto ngo mbure uko umupostinga. Fo twifotozanya agafoto. Musuri kubwira ndeka. Oya. Ako Melissa turi kuvuga uyu mwari uriya. Se Melissa karabari no umwari. Wowe enda shawe tambuka giko. Enda nyabo. Tambuka kanze nkwitorera. Enda vayo mwana. Urumva nzanira kamikoro sha. Musatangiye kujya ugira ijambo. Nzanira kamikoro we. Abo bakubwiye ngumvuka abandi basanzwe babaho. Ari. Wewe umbwira humura. Mve mu nzira. Nureba? Oya nari. Ambo. Bishe Oya nahumure nari. Rata mumeze mute? Uyavuga nari? Cyangwa unaguvuga neza? Oya humura wewe vugisha mikoro uri kumbwira unyongorera. Vuga abantu bumve n'ijwi ryawe. Erega ukusane nakuvuga nge nakumvise. Nari. Cyangwa ikibazo cye nawe yashaka gutinda hano. Ko bamugana. Ambo. Okay, twagiye none. Navuge cyangwa agenda. Katumubaze n'akazina ariko. Katumubaze n'akazina. Nta kibazo. Mva nkubwire ajya hehe? Mbarata nkwibwirira. Bakwita ndi. Gisele. 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 Ntabwo kavuze nk'umuntu wo mu cyaro, ntabwo uri kavukira. Uwe. Gafinyore. Gafinyore. We vuga kagigi. Vuga gigi wivuga Gisele. Uzikora no vuza Gisele nkumva ni Gisele koko. Wewe vuga ni gigi, sibyo? Rega buri impamvu ya gigi. Buri umuntu yanareba nyina kanagigiza nta wamenya. Ariko Mbo, egera hino. Usareka mwereke. Nanyihoberere yivira. Ba nakundi nyine. Ubwo mukore mu kiganza ugende. Mobera we wigende. Mo gakeya byoroshye. Yegere.
none se ahubwo uretse ikibazo kandi kibaye ni kimwe. uretse gatoya izina ry'Imana ndumva mbaye ikigoryi. ese akantu ko mu mutwe bancanze murakabonye? oya ahubwo izina ry'Imana ndumva nshatse kunyara. ngewe mwana we ahubwo ntago mvangano gusa ngewe mpobera Eh. numvaga nabonaga ukwangana ariko sikangana. harya uzagira bidi ryari? ejo? niyo mpamvu bivuze ngo uri akabebe kazavuka ejo. nibyo kabisa. urumva ibise byamfataga bikandekuza, ibise bikongera bikamfata bikandekuza, kumbe uriya mwana azavuka ejo nta kundi. nuko uriya mwana ambwiye ko yitwa Gisele, ariko ibintu by'amazina ubundi twebwe twari tumenyereye ko amazina y'abantu usanga nk'umubyeyi yita izina bagendeye kuri Bibiliya cyangwa se bakagendera ku mutagatifu runaka. umubyeyi akatwita izina kugira ngo tuzakore ibikorwa nk'ibyo umuntu wo muri Bible yakoze. mbega abe nka Roromodo wacu. urabizi hari ugasanga nk'umwana bamwise Peter, Peter si ibyo yakoze turabizi. ugasanga undi mwana bamwise Petero. ikibazo cyo gukora mu mutwe Petero na Peter barasa. barasa vuga undi twumve. wenda hari abo babita ba John. ibyo John yakoze nabyo turabizi. ugasanga undi bamwise Yohana. umva kandi uhitwa afashuruka. umva abo nabo ni bamwe. ahubwo hari nk'igihe usanga ishyano rikagwa ugasanga nk'umwana bamwise Samusoni, bagahora bamwogoshesha urwembe kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. sibyo Franco? ukibaza Samusoni ko imbaraga zikuraga mu musatsi, uwo mwana izo mbaraga zizava he? ariko ababyeyi bakwiye nyine kujya kwiga bakareba nk'ahantu tukajya kwiga Bibiliya. niba ari ukwita izina ukazajya ujya kuryita nyine wabanje no kuryiga. si ibintu ufitiye ubumenyi. ubwo wenda hakabaho nk'igihe abantu bose bakajya mu ishuri rya Bibiliya, abantu bakagenda bakiga, ariko muri kwa kwiga bagashaka ba bantu nyine bagira ijwi riri hejuru, sibyo cyane. bakareba aho urumva bajya bareba ubundi iyo bagiye gutanga akazi mu myidagaduro barebera ku bantu bafite influence y'abantu benshi. yego wenda ariko kubera ko muri Bible hazamo ibintu byo guhakana no kuburana, bagafata nk'abantu bajya bakora ibyo bintu. abantu b'imipira, urareba nk'abantu b'imipira bari abantu bavuga nk'imipira. nibo bajya baganira ku ngingo ngo Vinicius ngo noza yariye barondoro bayiha Rodri. yego ngo barondoro si yariye. twagaruka hano mu Rwanda bamwe bakavuga ngo Haruna ngo banze kumuhamagara mu Mavubi, bamwe ngo afite ikibazo n'umukoca, abandi garashaje. ariko nanjye nareba koko nareba ukuntu nakuze mufana nkavuga ni Haruna akwiye akabando, ariko nta kundi. noneho wereka nkwereka, sibyo? ngewe ndibaza. nanjye nkibaza. ntabwo ari we wibaza, yes. ni ngewe ukubaza. reka twibarize hamwe noneho. turibaza nk'ubu ngubu bibaye ngombwa nyine abo banyamakuru b'imikino akaba aribo bajya gusobanura Bible bayigisha, ariko muri style basanzwe bakoramo. wewe umunyamakuru w'imikino from nowhere, nawe urundi from nowhere, nka finyoye neza. naho ngaho. sawa nako, ariko nanjye nako. twagiye noneho. ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana haya ndagusuje we wataye umwanya wawe ukaza ngaha, ndagusuje we w'umukatolike nkubwira ngo Kristo Yesu akuzwe, ndagusuje we w'umwisilamu nkubwira ngo assalamu alaikum wa barakatuh, ndagusuje wa mudivantiste nkubwira ngo maranata. hano rero ndi MC musa nk'ibisanzwe, the boy from Nduba,
nkaba ndi kumwe n'umunyamakuru wanjye MC kandi haya Musa urasakuje cyane. niko kuri Yego nanjye aka kanya nditeretse ntangiriye mu itangiriro yego itangiro nk'uko Imana yari imaze kubigenza. Yego yari imaze kurema isi ndetse n'ibiyituyeho. igiriti gute yamavuze ngo ntibihagije irema umuntu ngo abitegeke. nuko irangije iravuga ngo ariko nanone si byiza ko uwo muntu aba wenyine. iravuga uti reka muremere umufasha umukwiriye bagende babyare bororoke hungu na kobwa. hatansiyo gatoya reka turebe. Yego ngo maze uwo muhungu bazaba bamaze kubyara yego namara iminsi 8 hazakebwe. atansiyo twebwe inaha iwacu siko bimeze kuko n'abafite za tarani bataranuye birirwa bakinisha ku mbuga zabo nta kintu batangaza. hatansiyo va mu byo kwikinisha mu mbuga nikomereze n'undi murongo. Yego ndabona hano muri Yoweri bitoroshye baravuga ngo iki haranditse yego ngo dore gusimbuka kwabo. gute dore gusimbuka kwabo yego kumeze nk'amagare y'intambara. atansiyo twebwe dore gusimbuka kwacu si nk'ayo magare kuko twebwe ibipangu turabisimbiza. hatansiyo va mu byo kuvunika hano nikomereze n'undi murongo ntago byoroshye. Yego. imigani hano nibyoroshye ngo uretse nubona kuzana imigani yawe imigenurano uyu murongo si twari twawupanze ariko ndavuze ngo reka ngugusomere. uyu murongo wo nirijanse ndabona uko ureba. havuga ngo iki? haravuga ngo babona ugenda babona uvuga. njyewe yego ngo babona ubahagaze imbere ngo ariko icyo batazi ntibazi yuko uri intumbi igenda we. banza utari kure y'ukuri koko ndi intumbi. hatansiyo nari nibereye mu migani. Vuga haranditse twumve. ngo yego nubona umaze kubakorera ibyiza byose yego batagushimye bagutereranye yego uzabahunge wigire mu gihugu cy'isezerano. bombo kratena de waya sedede ageto yuti twikomereza ahangaha dukomeza tugende dusomere mwa. hatansiyo ndabona undi murongo uyu nguyu iyo mugezeho Musa we uyu murongo uteye ubwoba. uravuga ngo iki Abakorinto uretse gatoya hano hari umurongo utarutse uyu nguyu w'ibyahishuwe w'inkone uyu mu byahishuwe yego ngo hari inkone zavutse zikonye. uretse gatoya aho ngaho abanyamakuru b'imikino tugendanemo neza mwitonde. ngo hari n'inkone yego zikonye z'ubwazo. uretse gato ese we urakoze. atansiyo uyu murongo none uteye ubwoba mu Bakorinto. yego uyu Musa ahangaha iyo mageze mbura icyo mvuga. yego yafate nayakomeje ikomeze komeza izirike naziritse. haranditse ngo hehe mu Bakorinto yego ngo niba kwifata bikunaniye niba kwifata bibananiye kwifata ngo ni murongorane. hasta la vista. agiye undi gutarasa abantu baho bose barafashanya. abakinga bongera inyanuka abakinga bongera inyamuzinzi abakinga bongera inyanuka abakinga bongera